you do a show? Would you do a vibe? Yeah, Jamari way, Jamari way. Yeah. Oh yeah. Could be the time with the very way. Yeah. Oh na na, you really get that. Jala vire, jala itika joy way. Yeah. Ra 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 ra. Hey. Rero hoteli ukuntu ibintu bimeze urabona umujyi tuwugezemo pe ugezemo ubuzima ni nkaho butangiye hanyuma rero igikuru nuko tuvanye ahantu tuziranye ntabwo twakomeza rero kugendana gutya umwe agiye guciye n'undi aciye kugira ngo turebe ko umwe yafatisha mbere y'undi sibyo sawa aho se ngo tuzahuza gute ukuntu twayatujyana twatatuye mfite nimero zawe nta kibazo ndi kubyumva nzaguhamagara njyewe mfite nimero zawe uzashaka umurongo ushyire muri simukada uzaba tuzafatishiriza azaba ari ibyo ngibyo ubwo tuzajya tuvugana kuri telefone pe ubwo nigafatwa se bite nigafatwa njye ninkafata mbere nzakwibuka ariko nawe uzanyibuke murasubiza turavanye sawa rero ubwo Imana iguha umugisha nuko twavanye mu cyaro sawa kabisa cyane sawa rero ubwo kabisa Karama. Hano ntabwo umukozi araboneka. Ntabwo ndamubona ariko natumyeho umuntu ngo amunshakire. Awize ko akazi kamereye nabi. Shabaga nanjye kamereye nabi dore nsigaye mbura n'umwanya wo kukwitaho. Uriya mukozi ubundi kamubwiza ukuri. Ni umwe mu bintu bikenewe. Nataboneka boro zacu zirahagarara. Ndabizi na wa wundi reba uburyo yagiye nge nshaka umukozi uri seriye. Natumyeho manza ahubwo reka nduha amasaha nimba atari budusige akanyicira igihe. None wari wamubwiye? Namubwiye. Si basi wagengiriramo. Manzi se araza kwashyika ryari basi? Manzi se agiye kwashyika ariko buriya. Manzi. Bebe niba manzi wamutumye ariko arazana. Sinumva se hari umuntu uri gukomanga. Ushaka kuba rero reka nzamukingurire wowe byari.
manzi ndabona utanengushye. Umeze ute? Meze neza. Ni karibu mu rugo. Okay, ni byiza. Ako atinya kujya guterura intebe ngitatu. Abashore mba nananiwe rwose akazi kaba kambanye iterura. Icara rukundo rwanjye. Mwiriwe mute? Meze neza nta kibazo. Manzi ndabona utanengushye. Oya ntabwo nagutenguka rega karani kazi niko suka yanjye. Manzi, Wanjye. bamukoza tuzanira yagiye sinzi na bebe barabimubwiye. Namubwiye ko yanzaniye umukozi udafite gahunda, agenda anatwangirije ibintu. Icyizere se yansigaga. Yankiragaho akambwira ati ngiye ni buriya yansabaga ikintu cyo kuvuga ati nundamuka ngeze ahantu. Ya Manzi, reka tureka kumutina n'undi byawe byarabaye. Ahubwo turabona undi bigenze biti kuko arakenewe cyane. Ibyo ntago bari ibintu ngomba gushakisha. Bafite abakozi bari pembeni nyine ngomba kumuzana rwose. Cyambere ni amafaranga. Nshaka umukozi uri seriye. Ikibazo cy'amafaranga cyo nta gihari urabibona. Okay, 15 niba birimo umukozi we ndabagenda. Oya niyo yakenera veni icy'ingenzi nuko akora ibintu bizima. Okay, sawa. Manzi. Ha. Rero nukagira ikibazo cy'amafaranga. Yes. Icy'ingenzi ni ukudushakira umukozi mwiza uri seriye uza akazi uza agaciro k'amafaranga n'abakiriya. Ndabyumva rwose. Wowe ikibazo cyawe cy'amafaranga yo kuguhemba yo nta kibazo. Okay. Ikibazo cy'umukozi cyo ndaje ndagikemura ndamuzana rwose. Gahunda zindi ndakeka ari kuri telefoni. Icy'ingenzi nuko utari bunenguhe nk'uko abantu bajya babikora nka bari abakozi ujye ndangira. Sawa reka ngende. Sawa urakoze. Umunsi mwiza. Nawe. Manzi, Yes. ndetse kugenda. Kuri vavu. Nta kibazo. Weho n'amadani baruka bihuje. Ngiye nzakugura icupa ngiye ku giti cyanjye. Okay, sawa uzabukoze. Gerayo amahoro ni gahunda ya polisi ariko ntacyo. Urabona ko Manzi atadutengushye. Manzi ashaka kuzabikora. Zabikora ariko reka tujye mu nzu mbe mwita. Sibyo? Sawa man. Kwarawe ariko yahise agenda ariko sinzi. Ni meza. Kumagaritse si bimeze bite? Nashaka ubwiherero. Ubwiherero. Wamfasha niba byakunda. Aha. Ubwiherero ufite senyisa? Senkisi zo kunyara? Byatari. Ntago kuri gukomera mu mutwe. Menya ngo umujyi ni umujyi. Aya papa nawe wa senkisi zose. Ni senkisa nayandi. Sinjya munsi ni senkisa. Basi ndameze nabi. Bwira mani hari abantu bameze nabi. Meze nabi ngangweza nabi. Okay. Yeah. Wewe ari mu muhanda. Gira kuko ndi kugenda. Cyana ari bipe. Nanjye rwo nari nyihagera ariko nituwe. Simbizi. Nta kibazo rwose kabisa. Nta mwanya mfite ariko tuvuga no gatoya. Gira umenyereye naga mu mujyi. Umenyereye mu mujyi? Ndamenyereye. Kuna shaka akazi. Ndagira akazi. Okay, akazi nshobora kukabona. Akazi kariko kose ariko nta kibazo twagerageza ko. Nta kibazo nicyo nshinzwe hano muri uyu mujyi. Niko kazi kanjye. Ubwo turazi kujya ryarisi. Ufite umwanya byari. Icyari cyose. Ese ubundi warize man? Yakwiga byo narize. Aha, ibya bindi bya good morning. Ibintu byose icyongereza ndakiragiye. Sawa rero ubwo ndaje nitego kurangira. Oya na telefone mfite kuryo nagwa namba wahamagaraho wambwira niba byakora. Telefone, ibya telefone nabyo ahubwo icyambere. Ufite umwanya none ngo tugende. Nta kibazo ahubwo mbwira ufite amafaranga 15,000
ngo tugere iyo ushaka. turagerageza umuntu yarafashe akazi yagira ukuntu umuntu akwicaza ahantu Mana yanjye. Okay, nta kibazo ngo tugende. biraza gukunda ariko Nta kibazo. uramwizeye reka cyayiye mfite byinshi njya kwitaho ibintu byose mpora nkohereza ibintu byose naraguhaye nta telefone naraguhaye ikote naraguhaye nta kintu na kimwe naguhereza ariko by'imikino hari ibintu ngiye gukora mu rugo hano gute se ni byinshi ngiye gukora by the way nkubwira buri munsi ko nkukunda ariko ndabizi ko Sebasi nzakora ariko nyine hari ukuntu ngiye gukora mu rugo oya uburetse rwose mbwira ni iki ntakoze nta na kimwe ariko nyine urabizi ko ndi umunyeshuri nsoje kwiga muri uyu mwaka none se nzakora ukeneye iki kindi se kugira ababyeyi baradushyigikiye byumve ese kuki umva ntago nabyemera mpereza n'ikote ryawe mpereza ikote we ariko muri mu biti ariko abantu mu Rwanda ku manwa we bite byawe mu Rwanda ku manwa nagurwa n'umukobwa nagure musubize naguceka wowe naguceka uri gisambo wowe ibyo ndimo ndakora bisi habaye imbere wawe habaye ikisi bibera ariko umuhemezi ikote rye mwezi ikote rye wowe uwondiwe sister imana kwambura naguterura my friend umva naguterura ari ngiye sandiye kote va rekura nico umuntu usuba wowe muhereza ikote wowe muhereza ikote ryiza umva bro rekura vuba rekura se sha rekura none se hari ikihe kibazo rekura ntabwo uranzi wowe uranzi muhereza ikote rye naguceka zana ariko zana ku mukobwa ubundi ngewe nakwitambika ibintu byose bikarangira zana iyo kote vuba ariko zana ariko muhereze naguru kumva n'uri umuntu mukuru ukaba ushaka kugenda wanga hanyuma se wowe uri umwana kuri muri ari inyaka kandi utazi wowe ikintu ukora kugenda ugenda waka ibintu abantu hanyuma se urimo urafata ibyawe ese urundi umwana atari umwana mutoya ni mutoya zana no umva ubundi wowe uteye uturuka he ubundi wowe ubundi wowe muri kano gace ko nakuze cyangwa uri gisambo cyangwa ubwo niwe gisambo urashaka ko rekura umva reka mwihorere ariko tuzongera duhurire n'ahandi genda hari ahantu se tuziranye ubundi njye naraye ku mukobwa njye nanakwemera nkapfa umeze neza ni ahantu uri kumva ufite ikibazo none se bimeze bite kusanze mugundagurana akwaka n'igisambo ariko kwambura hari ikihe kibazo gihari ni ibintu birebire okay njyewe rero nanimba ndakomezamo ndanyuramo ubwo nimba mukirije nta kibazo ubwo reka nkureke rero njye turi kumwe reka ngende sister njyewe rero nibwo ngeze muri izi nshira telefone mfite telefone soya nako ndatungo telefone nk'iyi nawe kubera iki ubwo okay nta kibazo niba ubyemeye sawa ubwo nta kibazo turi kumwe sawa yego
umeze neza okay rero wamukoze ni mwana umwe yarize ibintu byose akazi kose arakumva pe baby zana duteba aho ngaho ndabona manzi byayo n'ibyakunze bye babuja ndabona yamubuza ariko ikintu nashaka kubwira buriya kuba nabazanye umukozi numva ko ibibazo warenzaho nka 5 byibuze twe twavuganye ntabwo ko ibyo uzavugana na sheri tuzashaka kundi kuntu tuhuza aho twicyo nacyo tuzana n'ufatanya yicara se ugatuma bwayo manzi akamanuka nacyo n'abatamwicara yicara se ugira ngo yamanuka nta kibazo oya gusa urumva nabasezeraho kuko murabizi ko akazi ariko kanunze kuko hari ikindi kirakanari mfite nagendaga ugomba amafaranga muraza kwakira kuri telefone nta kibazo iyi nitumara kumvikana nta kibazo okay sawa ngaho wicara hano turebe ibyo ari byose mu rugo ni heza mu rugo ntabwo ari hafi hano ni kure ariko nta kibazo ni Kayonza twashakaga umukozi rero uriya muhungu yari yabimbwiye sini nashaka kubaza umukozi mukeneye ukomeze buri mwumve niba bifite bize kaminuza se yanarashoje bize ibigendanye n'iki n'icungamutungo ntabwo niyo twashakaga shose niyo twashakaga ndabumva ariko mwe muganire gusa ko ntihagire icyo muvuga kitari ngombwa ndabagira ko hari utuntu ndimo muri phone ariko nta kintu bavugana gusa ko ndabumva nyine namugira ikibazo ese musore ufite aho kuba cyane oya kuba naho turaza kubiganiraho ahubwo umuhungu wanzanye ntabwo yambwiye ku mafaranga ukuntu umuhemba turaza kuvugana sura ari se yandahari wese kabisa ikibazo ntabwo turi bunaniranwe dukorera akazi neza ubwo tuzagendera neza ariko nta kibazo ushobora kuba muri abantu beza muri bizinesi bimeze bite twebwe twashakaga manager w'uruganda rwacu ariko twari dufite ntabwo yari azi akazi neza nizere ko nawe utazanenguha ngo umere nka ubundi ko igihe kigenda mugera mureba ko umuntu ateye ko ntabwo twavuga ati gutya na gutya ngo muzagera mumva nawe turi kumwe nyine tuzaba tureba imikorere yawe bizagenda neza yenda bizi abera abera none suhuza umushyitsi biteze umeze mvye gucangira he noneho ufite umukobwa wawe meze neza mwikikirira dore mba nananiwe ayiwe abera umeze ute meze neza aho wagiye se byagenze neza nami nahuye n'akabazo gusa nyine ndumva amusotayari kanjye kuryamaho gakeya ubwo nimbyuka ndaza kukuvugisha sibyo mureka yawe kambareke mwe muganira n'umushyitsi sinzira none se mwana mu gutangira akazi neza akazi ahubwo sinirya muri gahunda ntunganya ushaka kumenya igihe wowe gusa ko waje oya igihe nimwe mukigena nk'ababosi ntabwo ari byo ugena byaba byiza nyine utangiye akazi ejo mu gitondo ejo nta kibazo birakunda gusa nyine ubwo murandazi no kuba ndi hano muri ino minsi nta kibazo mu gihe udafite aho kuba uraba uri hano uri kumwe n'uyu mukobwa wanjye hano mu rugo nyine nta kibazo umunsi uzabonera uburyo bwo kwibana nta kibazo bakora akazi neza sheri wagiye kwereka uyu muti ntazajya asa undi buriya ukuntu umuntu yamushyira muri ya nzu n'undi wamupanga wenda kuza kuyibamo tukazamuka ko ari undi wayigezemo tukazayibarira hamwe no mu kazi akora oya nta kibazo yaba ari hano mu gihe turi kubitegura
okay nyine mwerekana aho uri kuruhukira yego kandi murakoze story mufitiye ni umuriro noneho nzi ndebe niba mfashe umfate alo wishu umeze ute bebe umeze neza umva nkufitiye inkuru ntabwo wabyumva nkufitiye inkuru ibwira ko numva se washyushye umva ndashyushye nenda gupfa so uri hafi se basi alo ndi mu rugo mani ndi home ubu se kamubwira mu ncamake yabyo nahuye n'umutipe umva iki umva nahuye kamubwire nubwo ajabye ariko mani yesu we yankomye umva eva ku bya Joseph se ni ibiki usibye ko ari mu rugo nibo bamumatiriza Joseph se no wiki va ku cyaro kamubwira uwo mutipe ariko niwe nshaka kukubwira ahubwo mu munota umwe uba ushyitseho aha tebuka rero tebuka nkubwira agastori hano sawa